iyo utazi ko ari igihe kizagera ntabwo nigeze nisanga ibintu nk'ibi, ariko nibyo bintu by'agaciro nigeze mbona kuko nabigezemo ubu ngubu. Nongeye kubasuhuza kandi mbahaye ikaze muri iki kiganiro no kuri Aniza TV Show. Mbahaye ikaze, ngira ngo nawe uri urabireba kuri screen yawe. Niyo Bosco yateye ivi, ni inkuru yaciye ibintu rwose, uri kubona ko ari inkuru yishimiwe n'abantu benshi ku mbuga nkoranyambaga. Niyo nkuru iriho yuko Niyo Bosco yatereye ivi umukunzi we, ni urugendo yatangiye rwo kuba agiye kubaka umuryango. Umuhanzi ukunzwe na benshi Niyo Bosco yambitse impeta y'urukundo umukunzi we Irene Mukamisha. Avuga ko ari ibihe atigeze atekereza ko bizaba, avuga ko yabigezemo akabona ari ibihe byiza, ntiyigeze abitekereza, ariko uko byagenze neza, aho yagiye mu buzima bwe akebera kumubera umukunzi, yaryohewe n'ubuzima ndetse aryoherwa n'urukundo. Niyo Bosco yashimiye umukunzi we yuko yamwemereye kumubera umukunzi, ndetse akaba yanamwambitse impeta ya fiançailles nayo akabyemera. Ni ibirori byitabiriwe n'inshuti n'imiryango yabo ya hafi. Ngira ngo namwe muriho murabibona yuko ari ibirori byabaye byiza, ndetse ni ibirori byitabiriwe n'abantu b'abastari bagiye batandukanye, ndetse b'inshuti ze za hafi, ndetse n'inshuti n'imiryango yabo ya hafi, bose babyitabiriye. Tariki rero ya 9 Nzeri 2025 nibwo bwa mbere Niyo Bosco yari agaragaje umukunzi we ku mbuga nkoranyambaga, yari arimo amwifuriza isabukuru nziza. Niyo Bosco utarigeze avugwa mu nkuru z'urukundo nyinshi, ahubwo akaba yaragaragaje umukunzi we kuri iyo tariki ya 9 Nzeri, ari nabwo yagiraga anniversaire, akaza kumupostinga ku mbuga nkoranyambaga ze akoresha amwifuriza isabukuru nziza. Niyo Bosco utarigeze agaragaza cyangwa ajya mu itangazamakuru ngazanemo urukundo rwe cyangwa inkuru z'urukundo rwe, ahubwo yarabicecetse. Ibyo bigenda bitungurana, twatunguwe no kubifuriza isabukuru nziza umukobwa w'inshuti ye, ndetse nanone twongeye gutungurwa kuri iyi tariki ya 17 Nzeri 2025 ubwo yambikaga impeta ya fiançailles umukunzi we. Ni ibirori byabereye muri hoteli La Paris Gashora. Ni ibirori byabaye byiza, byitabiriwe na benshi, kandi ni ibirori biri kuvugwa n'abantu benshi, yaba ku mbuga nkoranyambaga, yaba no mu makomenti. Uri kubona ko nta muntu uri kubona ibi byiza Niyo Bosco agezemo ngo yifate, ahubwo ari kugira igitekerezo abitangaho. Benshi rero bamwifurije kuzagira urugo rwiza. Ibinyamakuru byinshi byagiye bimupostinga bimwifuriza kuzagira urugo rwiza, ndetse n'abastari ndetse n'ibyamamare harimo benshi bagiye bamwifuriza urugo rwiza, harimo nka Junior Giti, aho yagize ati Niyo Bosco Imana izakubakire, dore ko yarari no muri ibyo birori. Uri kubyibona nawe kuri screen yawe, yarari mu birori yabyitabiriye, ariko yarenzeho haranamupostinga rwose amwifuriza kuzagira urugo rwiza. Benshi bagize bati rwose Niyo Bosco turagukunda, uzagira urugo rwiza, imigisha izabe mu rugo rwawe ruzuzure, kandi muzabyare hungu na kobwa. Urabona ko ari inkuru yashimishije abantu benshi cyane ku mbuga nkoranyambaga. Ibirori byabo byitabiriwe n'abantu b'ingeri nyinshi zigiye zitandukanye, nka Chris Easy muri kubona ko nawe yabyitabiriye, Junior Giti, Bwiza, Festina na Dorcas. Festina ariko we nta kigenda wenyine, dore ko asigaye afite umugabo cyangwa umutware we, baba bari kumwe rwose, aba yamuherekeje. Ubona ko ari ibintu byiza cyane rwose, nta kiri wenyine, nta kigenda wenyine, aba afite umuri hafi, umugabo we, baba bari kumwe. Yaba ibirori bwabo bukwe rwose, ikirori Festina agaragayemo cyangwa yatumiwemo, bikaba biri ngombwa yuko aza kucyitabira, aba ari kumwe n'umugabo we. Rero abangaba ni bamwe mu bitabiriye ibirori bya Niyo Bosco yambikiyemo impeta umukunzi we Irene Mukamisha. For so long in your eyes I see my life.
face here, face here, face here, face here. Chaka kubigira isi kamenya wari wowe naburaga impamvu zanjye zuzuye nashaka birote umunsi umwe. Reka natwe twumwifurize urugo rwiza, urugo rwe rwose Imana izarubemo kandi bazarambane. Reka rero mbere yuko dusoza nawe tubwire muri komenti niba nawe unejejwe, nawe gira icyo wabwira Niyo Bosco muri urugendo yatangiye rwo kuba yitegura kuba umugabo ndetse na Irene Mukamisha akamubera umugore bakubaka umuryango. Reka rero dusoze kandi bifuriza namwe kugira ibyiza. Wowe twabanye uhera inkuru itangiye kugera tuyisozanyije uri uw'agaciro, ndagushimiye cyane. Reka dusubire mu bindi biganiro.